Ya shalom shalom ku bantu mwese mukunda ikiganiro cy'ubuhamya. Amazina Tumusime Juliet. Nk'ibisanzwe ni byiza kumenya abantu babanje mu buzima ushobora kuba urimo kugira ngo umenye no kubwikuramo. Ni byiza kumenya ko ibibazo urimo hari abandi bantu babiciyemo kugira ngo utere kuraje kugira ngo ubuzima wumve ko ugomba kubucamo kandi ukagira urundi rwego ugeraho. Iyo ni wa mwanya rero w'ubuhamya aho tuba tuganira n'umuntu akatubwira byinshi yaciyemo, byinshi aho Imana yamukuye n'aho Imana yamugejeje. Byose tubikesha Imana kuba turiho, byose tubikesha Imana kuba uri mu buzima bubi ejo ukaba mu buzima bwiza. Rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu agiye gutangira atubwira ubuzima bwe, urugendo rwe rw'ibyo yaciyemo ndetse n'uburyo yaje kubinyuramo. Ahari byagufasha cyangwa bikagira aho bikugeza. Nitwa Murwanashyaka Alexis. Nsengera mu itorero rya ADEPR Nyarugenge ku mudugudu wa Muhima. Ndi umugabo ndubatse. Imana ibaduhera umugisha. Yawubatse, ufite abana bangahe? Nimariye vuba, maze umwaka n'ukwezi kumwe nimariye, ubwo mfitemo umwana w'umukobwa. Okay. Ndagira ngo wenda utangire utubwira, turi hano kubwo kudusangiza ubuhamya bwawe ku bantu badukurikiye. Ndagira ngo utubwire urugendo rwawe, uburyo wavutse mu muryango, uburyo byaje kugenda. Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze ko mbi Kigali, ariko si wo mvuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo. Njye navukiye mu rugo rukijijwe ADEPR. Nza gukuriramo mfite imyaka 6. Mu myaka yanjye nka 16 17 ndagwa. Kugwa no kuva mu gakiza ugasubira mu byaha. Niho nabaye umupagani rwimbi, mba indushyi yari izwi n'abantu bose no muri leta banzi ko ndi indushyi yo kubabarira. Ndagira ngo n'utubwire iyo part, uburyo waje kuva wavukiye mu muryango ukijijwe, urangije nyuma yaho uza kujya mu byaha. Ese ni iki kintu cyakuye muri uwo muryango? Ese wakuze utabyumva ko ugomba gukizwa? Ni ikihe kintu cyakujyanye muri ibyo byaha? Hanyuma utubwire n'ibyaha wagiye ukora muri icyo gihe. Murakoze cyane. Nize primaire, niga segonderi aho mu karere ka Rulindo ahantu hitwa Itumba. Ariko ngeze mu mwaka wa 5 kubera ikigare kibi nza gutoroka, mva mu ishuri ntarirangije, nza mu mujyi wa Kigali. Ngejeje mu mujyi wa Kigali nibwo nahahuriraga n'abajura, abo bita abatubuzi, abo bita abacanzi b'ikibiriti. Icyo gihe barandarura kuko umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo ihene mbi ntawe izirika hiye. Nibo batumye ndaruka cyane, bituma ninjira mu bujura bw'indengakamere, mbigisambo apana kubingegera, kuko burya amoko y'abajura aratandukanye. Hari ingegera, hari igisambo, hakaba na mayibobo. Ngewe nari igisambo, garafurere w'abandi bajura bose. Nuko nguko nahise ndaruka mbigisambo ruharwa. Hanyuma nibihe bintu wagiye ukora bitandukanye? Nibihe uvuzemo gutubura, bene kugira ngo bamwe abantu bajya bavuga ko bitabaho. Ndagira ngo tubwire noneho details, magambo arambuye, bikorwa bite? Abantu benshi bazi ko mu butubuzi nk'uko warubimbajije habamo uburozi, ariko nta burozi bubamo, n'ubumenyi bw'isi n'ubucakura bwinshi. Kumva ngo amafaranga yahindutse impapuro, telefone ihinduka isabune cyangwa ibuye, nta burozi bwabagamo. Ubwo twabaga turi abajura 3. Njye nkita umushoferi, mugenzi wanjye akitwa umugenzi, uwa gatatu akaza kudoda abaza aho umuntu agiye. Kudoda ni ukubaza aho umuntu agiye. Nkakubaza ntikomeje he, ati ngiye aha n'aha ngaha. Ahubwo yanise ko naboraga undi muntu umwe tukajyana, ntiwakihangana, ati nkahita nshaka undi muntu wa kabiri, ariko uwo nshatse akaba ari igisambo mugenzi wanjye, ariko turi bwibe akaba atazi ko turi abajura. Akagenda akamuhagarikaho ati nawe ugiye Butare, ndate nkahita nkora ku mutwe gutya, nari mfite sinye. Mugenzi wanjye wa gatatu w'igisambo akajya gusuhuza avuga ibyabereye mu nzira. Ibyabereye mu nzira yarasuhuzaga ati murabona bano bagizi ba nabi bataha imperekeza bitwa Demobe, bitambitse imodoka ijyanye amafaranga i Butare. Akamwigisha ukuntu ayo mafaranga hari abajura bayibye, leta yataka ngo abajura bafate ngo leta ifate ibisambo cyangwa abaturage bafate ibisambo, babajura bakiga umutwe bakanaga miliyoni 3 hejuru, abaturage nko bafashe ibisambo kwifatira amafaranga. Agasuhuza uwo turi bwibe, twabaga turi twamwitaga idage. Idage ni ukuvuga umuntu utarizi. Agahita atega amatwi akavuga ati se ibyo byabaye? Duti byabaye, kandi ibyo nta byabaga byabaye. Tukavuga dutari ko leta twabonye irimo gusigarana amafaranga y'abaturage, none muri buze gukoresha ubu buryo mufate envelope nshyashya, izino za 16
ubwo twaramusuhuzaga tukamubaza amafaranga afite yose akayatubwira, waba uri dogiteri, waba icyo waba cyo yose waribwaga, waba uri umupasitori, waba uri umushumba waribwaga. Noneho tukamubwira duti twungutse ubundi buryo, murabona zino mvirope za 16 kubitewe n'agapuderi k'agasima bakoranamo, ntabwo iyo ushyizemo amafaranga yawe icyo cyuma gusakisha ntabwo kiyagaragaza. Ati se mbikoze amafaranga yanjye nahanyuza? Duti wayahanyuza. Agahita dutuma nkagenda nkagura mvirope 3, imwe nkayifata impapuro nyinshi zingana n'aya mafaranga yambwiye afite nkazizingiramo, nkafata nibuye nkariconga neza riri busimbure ya telefone ye, nkazinga neza twayitaga torombo, nkazinga neza, nkaza nagifatiye mu kwaha, kandi nabwo nabaga nambaye karuvati kuko nkiri n'igisambo nabaga nambaye karuvati, n'ubu iyo mbwiriza mu itorero ryacu rya ADEPR mba nambaye karuvati, nkagishyira mu kwaha, nkaza nafashe neza, nkabareza za mvirope bakabika, ntibika neza, agashyiramo amafaranga ye yose, yajya kubika ntereka turebe uko wazinze, akampereza, ntizinga neza witonze, nifungura ivarisi, agafungura, nkamubwira ntinujya kugera kuri ya bariyeri asa nk'ufatira gutya mu kwaha, nakozagaho cya kindi kirimo amafaranga ye kikagwamo hasi kuko nabaga natebeje, nkazana rwa rundi rw'ururompa nakoze atareba, akagira ngo ni amafaranga ye, ubwo akabatahanye impapuro n'ibuye. Mu kujya kubohereza nkabanza umwe nkabanza jokeri ubwo ni umukobwa yitwabaga twibana kuko habaga harimo amazina Rayani, jokeri, waze, kuko urumogi rwari rwatumena amaso. Ubwo ntabwo ndaza kugera ku rumogi kuko nanyweye urumogi ndenga kurungwa ndanarucuruza ndanarufungirwa, ariko nza guhura na Yesu arambabarira. Hanyuma nkohereza umwe nkabanza jokeri twibana, ntinyura hano, wa undi tumaje kwiba twamwitaga idagi, amubwira ntibahagaze hano nyuma y'iminota 2 ndaje nkutore. Agategereza agaheba akavuga ati buriya biboneye indi modoka, agapfundura, yareba muri cya gipfurumba cye agasanga harimo ibuye, yareba agasanga harimo impapuro, akabatangiye kubyina, arimo babyina ati ntangiye gusara, ati ntangiye guhuma, atabatubuzi, atumuroza arandoze, ati amafaranga yanjye ahindutse impapuro, ati telefone ihinduka ibuye cyangwa isabune, akabyina. Bikagera muri polisi bizwi ko Nyabugogo cyangwa Kimironko cyangwa i Remera hari umurozi ureba ku mafaranga agahinduka impapuro, naho kumbi nta burozi, ahubwo n'ubumenyi bwo mwisi n'abadayimoni benshi. Nuko ubutubuzi bwakorwaga, tuzabisobanura kenshi. Maze igihe kinini mbwiriza ubutumwa bwiza, nkora n'ibiterane byo kwamagana ibiyobyabwenge, ngenda no mu magereza, ngenda nsobanura uko ubutubuzi bwakorwaga. Nta burozi bwabagamo, abantu babimenye, ni ubucakura buturuka ku badayimoni. Urakoze cyane. Tugaruke kuri ku yindi pate y'uko wanywaga urumogi urinywera ute? Byagenze gute? Ibiyobyabwenge. Urakoze cyane. Ibiyobyabwenge ntabwo ari urumogi gusa, nanywaga urumogi nkarya amayirungi, nkanywa n'isigara, ndindushye yo kubabarirwa. Nanywaga urumogi rwitwaga ijisho na sangrene n'umutwe. N'urumogi niyo narunywaga nararumenekaga nkajya swingi ni amafuri. Amafuri ni amahoro, nibyo ntiwabimenya usibye umuntu wabaye ku mubumbe. Umubumbe ntiwawumenya, ni amahoro yaturukaga ku rumogi. Ubwo yo namaraga kururoringa nararunywaga nkarutsepfura. Hari ukuntu twajyaga turutsepfura wamara kukujyana swingi, ntabwo wabaga ukigenda nkuko twebwe tugenda, wagendaga nk'umuntu w'umuraperi udakozeho kugira ngo utababaza isi. Ugenda nka Rayani, ariko ngo mpure na Yesu ankiza ibyaha arambabarira. Naso kurunywa gusa nararupushaga. Umuntu ashobora kumva ngo ese kurupusha ni ibiki? Ni ukurucuruza nkanarutambaza. Iyo umuntu yabaga aje gusumbura urumogi, yanzaga ati mwana Rayani ntimambo vipi, ati ku miti se, ndamubwira imiti se, hari farumasi aho ngaho, urumogi rwitwaga umuti. Yamara gusa ntise uyu munsi uratwara amabura ngaho, ati ni amabura 15, ntiburi imwe ni ihene ntiwayimenya, ihene ni senkisi. Namara kumucomesha agahita agenda ingendo. Yewe mwana manigiza, namwe batafu, ku buryo wahengamaga ukagenda umeze nk'uwapfuye. Ariko ngo duhure na Yesu aratubabarira, adukiza ibyaha. Ntabwo ndaza kugeraho ko Yesu yamfashe kuko ngira ubuhamya bwinshi. Ndibuka umunsi ntazibagirwa. Ni umunsi nigize kurunywa amabura 6 y'urumogi rwitwaga ijisho, nshyiraho isigara, nanywaga intore. Hanyuma hari ku muganda rusange, ubwo ni 2003. Hari ku muganda rusange ndamanuka, kandi mu kintu nubaha gikuru n'umuganda rusange nawo ndawubaha. Ndamanuka nasinze nanyweye n'ibyo biyobyabwenge, ngeze muri Feruje di Centre Kirura nsanga abapolisi bari ku mutekano, ndabareba ndabitegereza ntibitebasha. Barambaza bati ibyo uvuga wabisubiramo ntibitebasha. Icyo gihe umupolisi yankubise urushyi rw'amaso nikubita hasi nzana urufuzi.
ndashima Yesu ko urwo rushyi rutatumye mpuma burundu kuko Imana yambonagamo umwana wayo muri kino gihe naho ngaho Yesu yagiye adukura turindushye kubabarirwa. Ya tugarutse ku biyobyabwenge wariye ese wanyweye ndagira ngo tubwira kenshi umuntu afata ibiyobyabwenge hari igihe ujyana n'ubusambanyi ese ntabwo iyo type ugeze ugeraho ntabwo ubwo buryo bugeze ugeraho? Ya murakoze cyane. Haraguru nari navuze ko nari naravukiye mu rugo rukijijwe. Iyo nazaga muri vacances data na mama baranyicazaga. Data na mama n'abakristo mu itorero ry'akarere ka Rulindo muri paruwasi yitwa Remera. Baranyicazaga bakambwira bati mwana wacu gusambana ni agasuzuguro no kunywa inzoga ni agasuzuguro, ati ibyo ntuzabigemo. Nguye mbatwa n'ubujura, mbatwa n'ibiyobyabwenge, ariko abagore n'abakobwa ntabwo nigize mbajyamo. Ariko kandi ku bantu badukurikiye ntabwo navuga ngo nimariye ndimanzi. Muri ubwo bujura bw'indengakamere niho umugore yanyifunze, anyifunga afite imyaka 40 mfite 19. Aranyifunga ubwo nimuza kubinsaba ndaza kubabwira uko yanyifunze. Yandushaga imyaka 21, yaranankubitaga cyane ku rwego rwo hejuru. Uwo mugore ni unzi, undi ni uwitwa Nyirangirunsanga Jacqueline Imana yampaye. Yakwifunze ati uwo mugore se n'abatari bana? Uwo mugore uburyo yanyifunzemo njyewe nibishaga imodoka. Nkahisha n'imodoka muhahira inyama y'iroti n'umwijima yacuruzaga inyama, aza kubona ndi umukiriya mwiza. Igihe kigeze ansaba nimero ya telefone atuzaze nimbona impano nziza nzaguhamagara. Hashize nk'ibyumweru 2 arampamagara ati ndi mu rugo nsura. Ndamusura ku myaka yanjye 19 nari imanzi. Narabaswe n'ubujura ndi umugere ko ntajya mu bagore n'abakobwa. Ngo musure turaganira nsanga afite umwana w'inzobe, kuvuga amazina si ngombwa. Turaganira bigeze saa 12 nshaka gutaha, nshatse gutaha arambwira ati se waraye? Ndamubwira nti se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Arambwira ati se uyu mwana yazanye ibintu byinshi mutera umugeri. Sinumva iryo jambo ryuko se umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Nasomye ijambo mu miganire irambwira ngo umunyabyaha wese ni nk'ikigoryi. Iryo jambo iyo nyumva ndi umunyabwenge nari kwigendera. Hanyuma mba ndaraye. Mutekereze namwe kurara ku mugore ukurusha imyaka 21 uri imanzi. Iryo joro yaraye nkubita ariko ntimumbaza icyo yamporaga. Bwarakeye nshatse gutaha arambwira ati wabaye umugabo wanjye. Ahita ahamagara umwana wati yewe mwana ati karama, ati uyu ni papa wawe. Umwana baramuhamagaye muri icyo gitondo ati papa runa ntikarame, ati papa ntikarame. Ntangira kwitwa papa runaka. Nuko yanyifunze anyifunga umwaka n'amezi 6. Nyuma agakiza karamfata nihannye ndamwinginga ngo nawe akizwe arabyanga cyane ko yaramaje no gusaza. Ndamureka ariko akabazo k'amatsiko mushaka kumbaza ngo ese ntabwo mwigize mubyara? Ntabwo twigize tubyarana. Sinzi uko yabigenzaga kuko abantu benshi bafite ubwenge butandukanye. Naho ngaho Yesu yagiye agenda dukura. Isibye kunywa inzoga ndetse no kunywa ibiyobyabwenge ni iki cyawe waba warakoze? Urakoze cyane. Nababwiye ko nabaye umujura, ntabwo nabaye umutubuzi gusa. Aho hari harimo kugera ku rwego ndara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari. Bamara gusinzira nkabiba nijoro basinziriye. Hari nabazaga kuryama mbere yuko baryama, burya umugore n'umugabo n'abantu baziranye cyane bakabanza kurwana. Bagatikagurana nkabategereza kugira ngo babanze biyunge. Bamara kwiyunga basinziriye nkabiba nijoro basinziriye. Winjiye ute mu nzu rero? Nabaga ninjiye saa 12 za nimugoroba nkihisha mu rugi rwo ku muryango. Bahaza bakingura mu cyumba, bajya gukora dushe nkahita ninaga, nkasota nkahita ninaga mu cyumba, nkarara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo. Naho Yesu yagiye ankura ndindushye yo kubabarirwa. Umuntu aho ngaho yakibaza ese mu kwiba wagiye ufatwa n'abapolisi bagiye bagufata iki? Nibihe bintu bagiye bagufatiramo? Ese nibihe bintu wumva wibye bikaze bikomeye? Nari igisambo, ntabwo nari ingegera kuko ndibuka ko najyaga ntubura nka miliyoni 15, ntubura miliyoni 20 kuko ntabwo nibaga abantu batize gusa nabize nabaga narabibaga. Icyo gihe nabaga mfite n'abajura bandusha ubumenyi bw'isi bafite masters. Buryo umuntu wese twamwibaga iyo nakudodaga nkagupigira ingoma ugashya. Kukudoda ni ukukubaza aho ugiye, kugupigira ingoma no kubyumva, gushya ni ukwemera. Arigiye nagutwaraga nka miliyoni 15 cyangwa 20. Ariko turakira aha ngaha Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Ayo mafaranga yose nta kintu yamariraga. Nayatungagamo inzu bakayiteza cyamunara mfunze nibye undi muntu, nayatungamo ivatiri bakayiteza cyamunara nibye undi muntu. Nta kintu na kimwe cyo mu bujura nigize ndamura. Kandi nanjye kuva nakizwa bamaje kunyiba inshuro 16. Kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu yihana ibyaha akababarirwa ariko ingaruka zikamugeraho. Byanga bikunze ingaruka umuntu zimugeraho.
ni aho ngaho Yesu yankuye. wafunzwe kangahe? Nafunzwe inshuro nibuka, nafunzwe ni inshuro 83, ariko izo nizo nibuka mu masegiteri, ku maburigedi, muri gereza zitandukanye ziri muri iki gihugu ntarondora. Nafunzwe inshuro 43, nakubiswe inkoni mu bujura, uzikubise inka yapfa, ariko ngo mpure na Yesu arandengera ampindura icyaremwe gishya. Okay, noneho ni umuntu yaribaza se abantu mwagiye mukorana ubujura baracyafunze, barakijwe nabo byagenze gute? Abantu twagiye twibana muri icyo gihe cya 2003, harimo abapfuye, abo nzi bamajije gupfa ni 63, abandi hamaje gukizwamo nka 12. Nari timu y'abantu bangana gute? Yari timu, ubundi yari timu y'abantu 4, ariko tukaba tuzi n'abandi bajura bandi, tukaba tuzi twanahura tukanasangira inzoga. Reka mwari muziranye? Twari tuziranye, ariko timu yanjye ni y'abantu 4, kandi timu yanjye ntago nateraga umuntu icyuma, sinanamunigaga, nubwo sikoro bwo mu mutwe. Nubwo sikoro bwo mu mutwe, kuko nari ngeze no ku rwego rwo kwiba umuntu radiyo yivuga arimo kuyicuranga. Okay, no kuvuga ngo hariho timu ibishinzwe kuvangira abantu mu mutwe, hariho timu ibishinzwe gutera ibyuma, hariho timu ziba ari timu zitandukanye ku rwego rw'igihugu muziranyeho. Voilà, tuziranye. Dushobora kuba munagira WhatsApp group muganiraho. Tukanaganira, tukanahamagarana, dutise uyu munsi akazi twabyitaga akazi. Ariko nagira ngo mbwire abantu batwumva, nta kazi kaba mu bujura kabaho, nta kazi kaba mu busambanyi kabamo, nta kazi kaba mbese akazi nako umuntu akora ariko kanyuze mu maboko ye. Okay. Hanyuma wenda tuze ku buryo waje gukizwa, ndagira ngo tubwire uburyo waciye mu bintu byinshi, wagiye mu inzoga, wagiye wibye abantu benshi ngira ngo n'abari kukubona bakuzi warabatuburiye bari kwitotomba, ntago bumva wenda ko byahindutse, ariko nagiye gutubwire byaje kugenda gute kugira ngo uve ku biyobyabwenge. Ntago byoroshye umuntu kuba yarafashwe ibiyobyabwenge narangiza ngo abivemo, cyane cyane urubyiruko usanga bibagora kubivamo, ugasanga ni ikintu cyababase muri bo aho kugira ngo babireke bapfa. Nagira ngo utubwire ni gute waje gukizwa? Ko ndumva uhise wihuta cyane ra. Okay, ntacyo. Wenda unyemereye wampa wenda nk'iminota 20. Ntacyo. Kuko ngira ubuhamya byibura butwara ibyumweru 2. Ntaragera, ariko umuntu yarezimye nibyo byiza. Kuko ikiganiro gifashe igihe kinini none ntabwo kiryoha cyane. Hanyuma rero mbere yuko nkizwa nari ngeze ku rwego rwo gutwara umuntu radiyo ivuga arimo kuyicuranga, nari ngeze ku rwego rwo kuba umukecuru nk'ibyumba. Umukecuru yagurishije amatungo 2 yitwa ihene, bamuha 16, acinyuma y'isoko azamura ingutiya 3 yari yambaye ayashyira muri mugondo ya 4, mutera irenga ndayamwiba. Icyo gihe nari ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu, yarapfuye nta kibaho, polisi niyo yajyaga mwita Yezu. Yajyaga yinjirana umugore n'umugabo, akaterura umugabo akarambika hasi, agaterura umugore akarambika hasi, akazinga amatera akayitwara. Polisi iza kumwita Yezu, ariko nawe yarapfuye nta kibaho. Icyo gihe ndamubwira nti uyu mukecuru ashyize amafaranga 16 muri mugondo ya 4, mumfatire mutera irirenga kuba twumva no gukora umuntu mu mufuka. Aramuhamagara ati shanga, ati ndeba nanjye nkureba. Umukecuru ati se ndakureba he mwana wa? Nanjye nca bugufi ku gaseke ibyumba, nterura ingutiye 3 yari yambaye, ndazizamura nzigejeje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, mutera irivaje 16 ndayazana, zangutiye ndazirikura zisubirayo. Naho Yesu yagiye adukura turi indushyo zo kubabarirwa. Haraguru nababwiye ko nari umunywa umogi, ndi umucomyi. Kunyura umogi ni ugucoma, mfite amaburi, ngendana amaburi nka 60 yo kunywa. Ubwo iyo namaraga kurumeneka, ngiye swingi, ngiye amahoro, ntago nagendaga nk'uko abantu tugenda, nagombaga kugenda nka rapeni, ngenda ntakoze kugira ngo ntababaza isi. Iyo nageraga ahantu nageraga nti niko ju batiraya ni yadushuje byarangiye. Nageze ku rwego nyura muri quartier nkumva induru ziravuze. Hari umustar. Nkumva kubera ubujura bwinshi, nkumva abaturage baratatse bati arabwenge arabwenge arabwenge. Batabyumva bati imvura yaguye ni mwanure, bakavanga imvura yaguye kandi izuba riri mu kuva. Ariko ngo mpure na databuja mwiza witwa Yesu, arankiza amagakiza. Ndumva nihuse nagera uko Yesu yamfashe. Nkuko nababwiye nsengera mu itorero rya ADEPR Nyarugenge ku mudugudu wa Muhima. Yesu yampaye agakiza 2004, akampera mu giterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge cyari cyakorewe muri Dobandi, ahantu nacururizaga urumogi, nsoresha n'abaturage hariya muri Dobandi, ahantu bita muri Marato. Icyo gihe
ndaza nje kwiba abaturage, mpageze nsanga hari igiterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge. Ndashaka no gushimira leta yacu y'ubumwe itwemerera tugakora ibiterane byo kwamagana ibiyobyabwenge, kuko hari igihe umujura cyangwa indaya cyangwa umurozi ataza mu rusengero, ariko ubuyobozi bwacu bwa leta bwadushyirira kugishyira nk'ahantu mu isantere, tukigisha tugatanga n'ubuhamya, abantu bagakizwa. Icyo gihe ndaza nsanga hari igiterane cyo kwamagana ibiyobyabwenge, bagitumiramo korali yacu nkuru yitwa Muhima, batumiramo na korali Sayini yo mu Cyahafi. Ziraririmba, umutangabuhamya atanga ubuhamya bw'ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, ahotora abantu. Ndi muri icyo giterane arigisha, numva mbizi icyokere, numva icyokere kirandenze, numva ninjye arimo kuvuga. Agiye gusoza aravuga ngo ariko muri kino giterane nta muntu waba urimo uruhijwe n'ibiyobyabwenge, amanika ikiganza aze tumusengere. Mpita manika ikiganza nti ndashaka kwihana. Abakristo bati barataka bati ntabwo yakizwa, bati n'umujura ruharwa acuruza amazi ataraya, akodesha amazi ataraya, kuko nari mfite n'imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nagiraga we nkasanga igipangu gikodeshwa, naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi, yamaramo iminsi 3 bagakubita bakanaga hanze. Icyo gihe barataka bati ntabwo yakizwa, mucungane n'ibyuma na mikrofone, ni igisambo ruharwa. Ndavuga nti n'ukuri natsinzwe n'ubuhamya, natsinzwe n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe ndatambuka ndagenda nihana ibyaha byose nakoze, ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni, nka kimwe cyavuye ku bitugu bya mukristo. Icyo gihe ndihana 11 z'ukwa 3 2004, nakira agakiza. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijoro. Ubu ntabwo ujya ugerageza gufataho? Ubu urumva maze imyaka 16, maze imyaka 16 nakiriye agakiza. Sinagira irari ry'ibiyobyabwenge, sinagira irari ryo gukorakora, kuko majije gukizwa. Inzara yaranandiye, ntangira kuba umukene cyane, ariko mfite Kristo. Abantu bakajya bavuga bati nubwo agenda na Bibiliya, ucunze gato y'agatelefone yakakwiba, nubwo yicara mu rusengero ariko urangaye gato ishakoshi yayikoramo. Ariko nkimara kwihana kuri iyo tariki, Imana yahise impa imbaraga zo kunesha bya byaha naneshaga. Abantu bakajya bananyiyumvamo bati yahindutse icyaremwe gishya. Ubundi kugira ngo abantu bakwiyumvemo ko wakijijwe, ni imbuto wera. Imbuto wera, kwirinda cya kigare cy'abapagani wagendanaga nabo, ku buryo n'umuntu ashobora kukugirira icyizere akaguha 200 ati yajyane kuri konte, ukayajyanayo kuri banki, ukagaruka. Ku buryo umuntu yakubwira ati nkugurije 50,000 ukayamwishyura. Imbuto umuntu yera nizo zigaragaza ko yahindutse. Nta mbuto uba ukiri umupagani. Urakoze cyane. Hari akabazo nibagiye kubaza, ariko nshaka kugira ngo usobanurire. Ibyo biyobyabwenge biva he, mubikura hehe, ko birwanya murabyihingira, ni bande babibaha? Murakoze cyane. Icyo gihe ku gihe cyacu urumva n'icyara ni 2003, nabaga mfite undi mupushayi urundanguza. Ariko ukavuga ko byanga bikunze, nubwo mu gihugu cy'u Rwanda naho hahingwa urumogi, ariko ntabwo rugira swingi nk'uruturuka hanze, nk'ayo za Uganda, za Burundi. Urwo mu Rwanda ntabwo rwakoraga rwitwaga ikivunga, ariko urwa Uganda rwitwaga sangirene n'umutwe n'ijisho. Nta biyobyabwenge byagendaga bituruka biva bakabizana noneho mu Rwanda, twebwe tukaba abapushayi tukabirangura, tukabisumbisha mu bandi bajyamo. Umujyama ni umunywa rumogi, igenge ni rayani, rayani ni umucomyi, umucomyi ni umunywa rumogi. Naho ngaho twagiye tuva turamba swingi. Nuko rwose ndabona uri kurapa. Narapaga impamvu vipi ntikumitise ntintoborase, kuntobora nukunshomesha. Nsigiremo 3 mwana rayani ati ntabwo nakwica mwana bire, ntunyice ntuntobore. Kuntobora na amafuri ni zimwe za danje zo ku rwego rwo hejuru. Naranihiraga nk'umuntu waraye mu mazi, ariko ngo mpure na Yesu arankiza ampindura icyaremwe gishya. Ndumva tarime zose ngira ngo z'abantu bahura na byinshi, abantu banyweye ibiyobyabwenge bose ubizi. Ariko wenda tugana ku musozo, ntago reka mbanze ngushimire cyane, kandi musabe kugira ngo ugire ubuhamya cyangwa ugire message, ugire ubutumwa ugenera abantu, by'umwihariko urubyiruko, abantu bari muri situation nk'iyo wari urimo icyo gihe. Ibyo byose barahari kandi barakurikiye. Hari ikintu cyababaza, ashobora kuba atari ikiyobyabwenge, ariko hari ikindi kintu kitari cyiza ku buzima bwabo. Hanyuma ubagira inama, ubabwire se ni gute bashobora kwikura muri ibyo bintu. Murakoze cyane. Ikiyobyabwenge ubundi ntabwo ari urumogi gusa, n'ubusambanyi cyaba ikiyobyabwenge, n'urusimbi rwaba ikiyobyabwenge, n'amayirungi yaba ikiyobyabwenge. Icyo nagira inama ku rubyiruko nuko bava mu biyobyabwenge,
kuko mu gihe umuntu wese agikoresha ibiyobyabwenge nta mahoro azagira. Ntiyagirira umumaro itorero, ntiyagirira umumaro igihugu, ntiyagirira umumaro umuryango we, usibye kugenda akabaza izenge, akirwa afungwa, akirwa bamuha igiti, bamukubita inkoni. Ahubwo inama nabagira ni ukuva mu biyobyabwenge bakihangira imirimo, kandi indi nama nabagira ni uko banakizwa. Ko gukizwa ntabwo ari ububwa, ahubwo gukizwa ni ubugabo. Kandi iyo tuvuze gukizwa ntabwo tuba dukururira abantu kuza muri ADPR, no. Ahubwo tuba umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu wese mu itorero rye aba uwejejwe muri ryo, akava mu biyobyabwenge akihangira imirimo, akazagirira umumaro sosiyete nyarwanda. Niyo nama nabagira, Imana ibaduhera umugisha. Urakoze cyane. Ese wasoza nsenga? Nakibazo. Mana turagushimiye, tugushimiye ko umugambi mwiza wo kuducungura wanyuje muri Kristo Yesu warakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduhaye no mwanya wo gutanga ubu buhamya, nuhimbazwe. Dusengeye abantu bose bakiri mu biyobyabwenge kugira ngo ubahe agakiza. Abaguye babyutse, abatarakumenya bakumenye, abanyantege nke bongerera imbaraga. Umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, umugisha itorero, umugisha sosiyete nyarwanda muri rusange, kandi amahoro utanga ajye komeza gutwarira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.